ibyago byo kuvuka ntameze nk'abandi, mvukana ibitsina bibiri cy'abahungu n'icy'abakobwa. Nari mfite n'amabere ubona ko bayabaze se. Noneho n'amama byanjye yari ari mu ndamo imbere, oya ntabwo ari cyo gikora cyane, ahubwo icy'abahungu nicyo kigira ubushake, ariko nta mwenge urimo nyine, ariko icy'abakobwa nicyo nihagarikiramo, ariko cyo nibyo nkoreramo gusa, icy'abagabo nyine nicyo kigira ubushake nyine. Bambona nyine bagahita bavuga ati ngo uriya muhungu wo kwa runaka ngo ni ikinyabibiri. Birangije n'abanyonzi n'abamotari hari n'abanamfataga ahubwo bakanyambura ubusa nyine, kubera igihe namaze nyahambira nabwo uraseruka yari itangiye na hano hose kugenda ihakata, n'amabere yaraciyeho ibisebe, noneho ibibere nabyo byari byarakuze byarageze nka hano byaraguye. Ubwo nyine naragiye muganga wanjye ahita aduha icyumba, ahita ampa nyine akantu k'agacupa, arambwira ati wowe numara kubikora amasohoro nasohoka uhita uyashyiramo hano mu gacupa, uhita uyanzanira vuba. None se amasohoro yaje gute kandi wumva ko igitsina cy'abahungu nta mwenge uriho? Nyine igitsina cy'abagabo nta mwenge uriho, ariko nararangije nta mwenge uriho, ariko nyine nicyo kigira ubushake, ariko nararangije nyine bihita bisohokera mu cy'abakobwa nyine. Kubera ko kugira ngo mfate icyemezo nabaga nshaka kwiyahura byarananiye. Noneho rero mpita mfata icyemezo ndavuga ati ngiye kugenda wenda ngwe kwa muganga. Ubundi nagiye kwivuza nta gahunda mfite yo gukirangira ngo mpe, nyine nari nzi ko nzapfa. Kanongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza abakurikiye The Sam Connect. Nizere ko aho umeze neza, naho wowe bitameze neza biraza kumera neza, naho bitagenda bizagenda, nibitanagenda kandi nabwo tuzabisunika kugira ngo bigende. Ubu ngubu rero hano nk'uko bisanzwe turi hano kuri Kaze Park, kuri tent, big tent yakira amakwe, ibasha kwakira abantu 600. Niba ufite ubukwe rero ugana hano mu Bugesera Kaze Park niherereye, bagufashe kuri serivisi zose nk'uko bisanzwe. Rero aho imbere yacu muri kuhabona umujene, harya wambwiye ko bakwita? Nitwa Nyandwi Veneranda. Nyandwi Veneranda. Uyu mujene rero ntabwo tuzajya duhora mu byiza gusa, twari dusanzwe dukurikirana The Sam Connect, dukurikirana ibiganiro bya showbiz, twakira ubuhamya bw'abantu ndetse n'ibindi. Uyu munsi ntago twaje muri celebration, birababaje ariko kandi nta nubwo binababaje, bibaho mu buzima. Nkuko natangiye mbikubwira, tushobora kuba umeze neza uyu munsi, uyu munsi ushobora kuba umeze nabi, ejo bikagenda neza, cyangwa se ejo bikagenda nabi, ejo bundi bikagenda neza. Nyandwi Veneranda rero ni umujene ufite imyaka ingahe? 25. Ufite imyaka 25. Ukomoka hehe, utuye hehe? Iwacu kavukire ni Muhanga, ariko ubu mbahane Mayange, Bugesera. Rero uyu mujene yamamagaye, ejo yaramamagaye ambwira ikibazo afite. Yamamagaye nimugoroba ambwira ikibazo afite kugira ngo turebe ese yarakeneye ubufasha. Yaje angana arambwira ikibazo afite, numva ni ngombwa yuko tuza kumwakira ubufasha hano kuri The Sam Connect. Rero ugize icyo wumva wafasha, support, inkunga, igitekerezo cyangwa se cy'uburyo yabakoramo ibintu byiwe, mwaza kuza kubishyira muri comment, adeni noneho ubutumwa bukaza mugeraho. Nyandwi Veneranda uturuka i Muhanga, yari afite ikibazo cy'uburwayi, wari watubwiye ko harya ngo bimeze bite? Nagize ibyago byo kuvuka ntameze nk'abandi, mvukana ibitsina bibiri cy'abahungu n'icy'abakobwa. Borone naratangiye kwivuza, ariko ubushobozi buza kumbana buke. Uretse gato reka tugende gake gake. Wasanze uhantu kuvuga ngo wavutse ufite ibitsina bibiri? Yego. Ufite igitsina cy'abahungu n'icy'abakobwa? Biriho se koko? Biriho. Biriho? Biriho, nari mfite n'amabere ubona ko bayabaze se. Noneho n'amama byanjye yari ari mu ndamo imbere,
bayakura mu nda, urabona ko hano hari inkovu, bayakura mu nda bayashyira hano ku ruhande, ari hano hejuru nyine ntabwo arajya mu mwanya wayo. ubwo ni ukuvuga ngo wavutse ufite ikibazo cy'ibitsina bibiri, ni ukuvuga ngo wavukanye bimwe mu bice by'abakobwa, yego? Yego. Hari igitsina cy'abakobwa, uvukana n'amabere. Amabere ntabwo nayavukanye, yaje maze gukura. Ni ukuvuga ngo umaze gukura nk'uko abandi bakobwa bose bakura nibwo byajemo. Yego. Nuko ugiye kwa muganga bakubwira? Nagiye kwa muganga nyine barapima basanga imisemburo, igitsina cy'abagabo nicyo gikora, kubera basanze imisemburo myinshi ari icy'abagabo. Noneho rero banampimye n'amabya uko yari ari mu nda, bambwira yuko nshobora kuzagira ikibazo cya kanseri, ngo mu nda harashyuha, kuko ari ngombwa yuko bagomba kuyasohora, ariko bari bayakuye mu nda nyine na n'ubu ntabwo yari yajya mu mwanya wayo aho agomba kuba ari. Hanyuma bakubwiye ko byatewe n'iki? Muganga nyine nawe yaranganirije arambwira ngo niba ari amaromone, sinzi. Amaromone? ngo aba yarabaye nyine menshi mu mubiri, sinzi ukuntu yabinsobanuriye, ariko nyine bimeze gutyo. Mu muryango wanyu nta wundi muntu waba warigeze abivukana cyane wowe gusa byaziyeho? Ni njyewe gusa, nta wundi muntu wabivukanye. Nta wundi muntu wabivukanye? Ni hatari. None se ni ukwihagarika se? Kwihagarika nyine ubu ngubu nihagarikira mu gitsina cy'abakobwa, baba bisaba ngo njye nk'ahantu hiherereye nko muri tuwarete, cyangwa nyine n'abandi nk'ahantu kuri gare, bigatuma nishyura nkajya muri tuwarete. Ujya muri tuwarete? Iyo wishyuye kuri gare ujya muri tuwarete z'abagabo z'abagore? Z'abagore. Ujya muri tuwarete z'abagore se, kandi tukureba inyuma tubona uri umugabo? Nyine ikibazo ni uko ako nyine ntabwo mbasha kwihagarika mpagaze, biba bisaba nyine ngo njye muri tuwarete nyine nihagarike nsutaraye. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi already igitsina cy'abagore cyangwa se cya gikorwa nicyo kiganje cyane kurusha, nicyo gikora cyane kurusha icya gihungu? Oya, ntabwo ari cyo gikora cyane, ahubwo icy'abahungu nicyo kigira ubushake, ariko nta mwenge urimo nyine, ariko icy'abakobwa nicyo nihagarikiramo, ariko cyo nibyo nkoreramo gusa, icy'abagabo nyine nicyo kigira ubushake nyine. Ni ukuvuga ngo mu bijyanye no gutera akabariro cyangwa se n'ikiremwamuntu, wowe ni ukuvuga ngo igitsina cy'abagabo nicyo kigira ubushake, ariko icy'abagore ntabwo kigira ubushake. Yego. None se ko abakobwa bajya mu mihango, wowe ujyamo? Mbere nyine nibwo hajyaga haza uturaso duke, ariko aho bamariye nyine kumbaga amabere, bahita bampa umuti wongera imisemburo y'abagabo nyine, sinongera kubijyamo. Ubwo ni ukuvuga ngo byageza ukajya ujya no mu mihango, kandi n'ubundi ufite n'igitsina cy'abahungu? Ariko nyine yahazaga dukeya, ntabwo yabaga ari menshi. Ntabwo yabaga ari menshi. Na mu bijyanye na sosiyete se, ababyeyi bawe babivugaho iki? Ababyeyi bo ntabwo ngira. Nta babyeyi ugira? Waba wabuze ufite imyaka ingahe? Mama we nari nkifite umwaka, naho papa we ntabwo hashize igihe kinini cyane. Ntabwo hashize igihe kinini cyane? Wari ufite umwaka. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo wari uzi ngo babifata gute. Ababyeyi bakimara gupfa wagiye ku bana bawe, wese ujya kuba he? Nakomeje nyine kuba aho mu rugo mbana n'abavandimwe, ariko nyine biba ikibazo muri sosiyete cyane, byatangiye kuba ikibazo maze kumera amabere, kubera iyo yaragaragaraga nyine buri muntu wese ayabona. Umuntu akureba mu nzira nyine akabona ufite amabere, kandi uri umuhungu, wambaye imyenda y'abahungu, uri kimwe. Byaragaragaraga. Noneho rero abantu batangira kujya banserereza, bambona nyine bagahita bavuga ati ngo uriya muhungu wo kwa runaka ngo ni ikinyabibiri. Birangije n'abanyonzi n'abamotari, hari n'abanamfataga ahubwo bakanyambura ubusa nyine bagira ngo barebe. Ubwo ngubwo rero nanjye nkazajya mfata umugozi warase ngira ngo nyazirike nyahishe, ariko mbere nambaraga nyine ibintu by'ibikote kugira ngo nyahishe, mbona biri kwanga n'undi bari kubibona, nkajya mfata umugozi warase urukweto nkayahambira, noneho kugira ngo batabibona, noneho nayahambira
kubera igihe namaze nyahambira nabwo uraseruka yari itangiye na hano hose kugenda ihakata n'amabere yaraciyeho ibisebe noneho ibibere nabyo byari byarakuze byarageze nka hano byaraguye ari manini cyane nk'ay'umubyeyi wonsa. Ubwo ni ukuvuga ngo izo ni zimwe mu mbogamizi wagiye uhura abavandimwe bawe ntabwo bigeze bakwinuba se cyangwa bavuge bagutoteze ngo kubera icyo uko wavutse? ntabwo byabura nyine bavuga yuko nta kintu nzemarira bikagutera ipfunwe yo kunyura mu bandi. None se hari ahantu wari utuye ubuyobozi ntabwo bwari bubizi cyangwa se hari ibigo bifasha nyine abantu babana n'ubumuga abantu bafite ubumuga, wowe ntabwo bari babizi cyangwa se ngo babe bagufasha muri ubwo buryo? kubimenya urumva ntabwo byabura kuko n'abandi bantu nyine bari babizi ariko nta kintu bigeze bamfasha. Nta kintu bigeze bagufasha. Urugendo rwo kwivuza rwawe warutangiye ufite imyaka ingahe? Urugendo rwo kwivuza rwanjye narutangiye mfite imyaka 20 ariko ntibyahita binshobokera. Sorry gato, ninde wakugira inama yo kuba warize? Oya ntabwo nigeze niga. Ntabwo wigeze ukandagira mu ishuri? Ntabwo nakandagiyemo ariko nyine ngo banze kuntangiza kugira ngo abandi banyeshuri batazajya banyambika ubusa. Kugira ngo batazajya bakwambika ubusa bituma utiga. Urumva na abuse wagiye ukorerwa guhera ukiri umwana kugeza na n'ubu ngubu. Nyuma y'uko utagiye kwiga utabashe kugira amahirwe yo kwiga, abavandimwe bawe ufite abavandimwe bangahe? Mfite abavandimwe 6. Ufite abavandimwe, wowe uri umwana wa kangahe? Ndi wa 7. Uri umwana wa 7. Ubwo ni ukuvuga ni wowe mutoya iwanyu? Yego. Uvuga ngo abandi ni bakuru, kuki se batagiye bagufasha nyine kandi wumva hano babona bafite amafaranga? Oya nta bushobozi bafite ariko n'ubundi nyine kwa ko babonaga ko ntacyo nzamara nyine nari igicibwa nyine mu muryango. Baraguciye. Utangira urugendo rwo kwivuza ninde, hari umuntu wigeze ukugira inama cyangwa ngabe yaguha ubufasha kuvuga ati jya kwa muganga bigenda uku n'uku? Nangira kwivuza nta muntu wigeze angira inama kwa ko kujya mfata icyemezo nabaga nshaka kwiyahura byarananiye. Noneho rero mpita mfata icyemezo ndavuga ati ngiye kugenda wenda ngwe kwa muganga. Ubundi nagiye kwivuza nta gahunda mfite yo gukirangira ngo mpe nyine nari nzi ko nzapfa. Uvuga ngo wari warihebye byaranze ufata umwanzuro wo kuvuga ngo ihangane kabisa. Ufata umwanzuro, wigeze ugerageza kwiyahura? Narabigerageje nkajya mfata n'umugozi ngo najya kwimanika bikanga nyine nkasimbikore. Ubwo nyine niyo mpamvu nahise mfata icyemezo cyo kugenda ngo nyine bamvure ariko nari mfite gahunda yo gupfira kwa muganga ariko sinapfa. Wapfuye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wenda ubwa mbere ugerageza kwiyahura hari nk'ikintu cyari cyagubiteye uwo munsi, hari nk'umuntu wari wakubwiye nabi? Bari bambwiye nabi, bari kunserereza. Mbwira ukuntu byagenze nyine uko byatangiye. Byibuka nyine nari ngiye kuvoma icyo gihe. Noneho rero hari abashumba bari baragiye baranyirukankana bagiye kumfata ngo banyambure ubusa. Ndirukanka ndabacika bakajya banserereza nyine mbyumva ahantu hose, bakajya ahantu ho nciye muri iyo minsi bari kuntoteza cyane, bose bavuga ngo ndi ikinyabibiri. Birangije rero nanjye najya nko kuryama nijoro nakuramo nk'imyenda kuko naryamaga njyenyine. Naye nakwireba nkavuga ati n'ubundi ntabwo ndi umuntu, numvaga nyine nanjye nariyanze. Ihangane kabisa. Rero reka wenda twihuse cyane, ubu ufite imyaka 25. 25. Urumva urakuze cyane, ubuzima ntabwo bworoshye. None wigeze byibura ugerageza kuba wavuga ngo ko urumva ugira ubushake, wigeze gutekereza nko gutereta cyangwa se gutekereza gushaka umugore? Gutereta nyine nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye, ni nawe nyine bansuzumiyeho kwa muganga kugira ngo barebe yuko bagira ngo bafate intanga zanjye bareka ari nzima. Byagenze gute?
nyine muganga yambwiye ko kugira babone amasohoro yanjye ngomba kuryamana n'umukobwa, ndagenda ndabimubwira, twarakundanaga, nari naranabimuhisha ariko ndemera mubwiza ukuri, arabyemera. nyine mbwira ukuntu step uko wagiye ukamubwira nyine. Njye naragiye ndamwicaza nyine ndamubwira ati, ndamuganiriza, ndamubwira ati nyine naranabiguhisha ariko bibaye ngombwa ko mbikubwira, ariko nyine nabimubwiye ubwa kabiri bagiye kumbaga hano amabere yo bari barayabazi, ndicara ndamuganiriza mubwira ikibazo cyanjye, arangije aricara ararira arambwira ati niba bakubwiye ko ushobora kuba wakira nta kintu na kimwe nakwima nzabikwemerera, ati ndabikwemereye. Ubwo nyine naragiye muganga wanjye ahita aduha icyumba, ahita ampa nyine akantu k'agacupa arambwira ati wowe numara kubikora amasohoro nasohoka uhita uyashyiramo hano mu gacupa, uhita uyanzanira vuba. None se amasohoro yaje gute kandi wumva ko igitsina cy'abahungu nta mwenge uriho? Nyine igitsina cy'abagabo nta mwenge uriho, ariko nararangije nta mwenge uriho, ariko nyine nicyo kigira ubushake, ariko nararangije nyine bihita bisohokera mu cy'abakobwa nyine. Wararangije bisohokera mu cy'abakobwa. ndabona na wa muntu wambwiraga ahageze, uriya wambwiye ko ari we ugufasha? Yewe uriya niwe umfasha, ariko nyine mbere tuba tutaramenyana, mbere bwo kugira ngo nivuze nagombye kugurisha umunani wanjye. Uriya rero niwe nakubwiraga umfasha, twamenyanye nanone ngiye kwibagisha hano bwa kabiri. Ni ukuvuga ngo n'ubushobozi bwaragoranye ku buryo byasabye ko ugurisha umunani wawe kugira ngo wivuze? Bwaragoranye na n'ubu bukinangora, kuko n'ubundi kugeza n'ubu ubushobozi bwaranze, ubu mba naranavuye narakize, ariko ubushobozi bwakomeje kuba ikibazo. Pa bimeze bite? Komera. Bakumera agatebe, mumera agatebe. Pa amahoro. Amahoro kabisa. Mumeze mutese? Bakora ndebera indi mikoro, ndebera ya mabuye kuri ya mikoro yindi uzane tray. Bakwita? Banyita Nyenyeri Felicien. Felicien. Yes, okay. Wari uyu musore, reka tugende gake gake. Uyu musore yarambwiye ko ngo ari wowe nkumukurikirana ibintu byose. Yego nkunda kumuba hafi nyine mu ikibazo afite se urakizi? Yego nabashije kumuganiriza, kuko nuko twahuye mu bihe bikomeye cyane, ariko aba ngombwa ko nanjye muba hafi, kuko nabonaga ari umuntu utorohewe. Ndavuga ati byakabaye byiza nyine iyo ubonye umuntu ubabaye kandi ufite n'ipfunwe umwegera, nyine nkuko bavuga ngo umunyarwanda agomba kuba ijisho ry'undi. Yego. Nakoze ibishoboka muba hafi kugira ngo ndebe, kuko nasanze ari kurira ahantu twahuriye. Aba ngombwa ko ndavuga si wenda ashobora kuba ari umuntu wahohotewe, cyangwa se hari umuntu wamwibye, cyangwa se bamushimuse. Aba ngombwa ko tugende gake gake. Uwamusanze he bwa mbere umubona? Bwa mbere namusanze ku bitaro bya Kanombe. Yari ari hanze y'ibitaro bya Kanombe, nibwo nanjye hari umuntu nagiye kuguhareba w'inshuti yanjye w'umuganga. Yego. Nkiva mu bitaro nyine gutya nsohoka, kwa kundi umuntu asohoka hanze musanga yicaye hanze ariko ari kurira cyane. Yego. Tangiye kurira cyane, mbona nyine hari abantu bahari, ariko ukabona ari nk'abantu nyine badafite umutima wa kimuntu, mbese bakaba ari abantu bamushongereye gusa nyine. Nanjye ndavuga ati byakabaye byiza kumenya igitumye amera kuriya, ariyo nakubwiraga ngo burya bavuga ngo umunyarwanda agomba kuba ijisho ry'undi. Ndavuga ati reka mbimenye abamushongera badashobora kuba ari bo wenda ushobora kuba bamukoreye ibintu bibi cyangwa se bamuhohoteye. Aba ngombwa ko muganiriza muba hafi. Yego. Aramuganirije akubwira ikibazo afite, akubwira n'impamvu bamushungereye. Wasanze kwa muganga yari yaje kwivuza? Yari yaje kwivuza, ariko ntago bari bamwakiriye, kuko amafaranga yari yabuze. Ntabwo yari afite amafaranga icyo gihe, yari yabuze amafaranga. Ari nawo munsi wa mbere twari tugihura nawe. Yego. Nukura avuga ati kamujyane mufashe, we ugira igitekerezo cyo kuba wavuga wowe wese umufashiriza kwa muganga, cyangwa
oya ako kanya ukuntu nabyitwayemo namusanze abantu bamushungereye ari abantu benshi ntubaje arambya ngo buretse ndaza gukubwira nawe ati noneho ihangane uve muri abo bantu kuko nabonaga ashobora kuba afite ikibazo atari ngombwa ko yambwira mu bantu benshi hanyuma nange ndamubwira ati rero ngaho ngwino tugende mujyana ahantu muri restaurant ifite amafaranga 3,000 nawe ati tugende mbanze ngiye kukugurira amata yo kunywa ari nabwo nashaka kugira kuko nabonaga afite emotion nyine ari n'umuntu umeze nk'ushavuye nyine ukuntu ndavuga ati ngwino ubanze ufate ka cyayi nyine n'umugati hanyuma narangiza kuba kujya ku murongo abari bumubaze ikibazo afite n'ukuntu yumva amerewe hanyuma nkirangiza kumubaza arambwira ariko ntago yigeze ambwira neza kuko yambwiraga ari kurira nkabona mu by'ukuri ari umuntu ufite ikibazo gikomeye ariko kugira ngo akinsobanurire kiba ikibazo uko nakomeje kumuganiriza cyane mwiyereka ko turi abavandimwe ndi inshuti yiwe mwereka ko nta kibazo yihangane mu kibazo afite kandi yumve yisanzuye anyisanzureho abimbwire niko yagize ute arambwira ati rero ibintu nakabikubwiye ariko nukuri ko Imana ntabwo ndi kumva nirekuye kuko ari ubwa mbere duhuye ndamubwira none se uri kwerekeza hehe arambwira ati rero yewe mu rugo ni za Gitarama ariko kuba ndi w'Igitarama nari naje hano kureba numva bari banampaye rendezvous yo kuza kwivuza hano ariko nsanze banze kunyakira ngo ntaragira ute ntarabona amafaranga hanyuma akirangiza guhura nawe akirangiza kumbwira uko nguko araza ndamubwira ati rero wowe ihangane none se kano kanya ugiye gusubira Igitarama arambwira ati hoya ntago ngiye Igitarama kano kanya kuko sinabona n'itike kugira ute yo kungezayo ahubwo abaye na ngombwa ko najyana n'Igitarama sinajyayo kugira ngo ngiye Igitarama aho afazayinda ajya kwiyahura kuko yaba Igitarama nta data ngirayo Igitarama nta mama ngirayo n'abavandimwe bakuru bange bese abantu bo mu muryango nabo baranciye bangize igicibwa kuko baje kubona yuko nta kintu ngira ute nzimarira arangiza kumbwira ko nta kintu azimarira nakomeje kumutega amatwi ndamubwira ati humura umwana twese isi turimo nuko bimeze komeza umbwire nyine mutega amatwi muba hafi kugira ngo mukomeze kumukasoringa araza arambwira ati rero none se urajya hehe ngo ntawe mfite aho kujya ahubwo n'ubu ngubu usanze ndi kurira nibajije se ndajya Igitarama ndajya kwiyahura mbigenze gute nawe ati ibyo kwiyahura uzajya ubyikuramo kubera yuko burya mu buzima habaho kumanuka no kuzamuka ariko mu gihe ugifite Imana yawe no kuba ukihumeka umwuka w'abazima ku bibazo ufite no kubishimira Uwiteka kuko nawe ukungu kumeze hari uri kwifuza no ko yagira umwuka wawe akaba atawubona ariko kubera Imana kuba ikiguhaye umwuka ubwo uzagera ku byinshi birenze ibyo ngibyo murema mu gatima mu by'ukuri turakomezana nawe tukirangiza gukomeza nawe ndikomeza kumuganiriza arambwira ndamubwira ati rero ndavuga ati ko kugira ngo umureke agende nkuko ari gutekereza ati nta bavandimwe afite hari yagiye kujya nyine Igitarama ashogera kuri Nyabarongo agahita agira ute yiyahura kuko ni umuntu ufite emotion kandi ufite umutima mbese udatuje ndamubwira ati rero byakaba ndamubwira ati ahantu ngiye mfite ahantu bita i Bugesera ni naho ngiye yego ni mu cyaro pe nanjye ndi umuntu nta bushobozi mfite ariko ku bw'urukundo wenda n'ubushobozi mfite bibaye byiza ngwino tugendane kandi wisanzure ko nta kugira nabi tujyane nyine twicarane mu rugo tuganire mu by'ukuri aranyumvira mwishyurira moto turagenda tugera Kicukiro Nyanza tuva Kicukiro Nyanza turagenda turangiza kugera Kicukiro Nyanza ntega modoka turagenda tugera Imayange mujyana ahantu nyine nari ndi kubaka akazu nyine nubwo nanjye tukuvuga ngo ni inzu nyine yari imeze neza ariko naramubwiye ati tube hafi niba ari igitoki tujye tugisangira niba twaburaye turya umugati nuko nguko Imana iramfasha nyine akomeza kunyisanzuraho ambwira buri kibazo cyose aribwo noneho yahise aba open nyine wo kumbwira ubu kibazo afite n'uburyo yavutse n'uburyo abayeho n'ukuntu ari mu by'ukuri numva ari ibintu bimbabaje cyane kandi binkoze ku mutima muri bwa bushobozi bukeya nyine ndavuga ati Imana nk'abantu kuki yubuze ko warampaye amafaranga mu by'ukuri afite icyo yamarira umuntu ni ukuri ko Imana ari gukora ibishoboka ariko ngakora ibishoboka nkavuga ati amafaranga ni ubusa nubwo atari ubusa niyo ayoboye isi usibye ko ikintu cya mbere cy'ubusi ari Imana yo mu ijuru gusa usibye ko hari n'abamwe baha amafaranga umwanya kurusha Uwiteka ariko ngewe nabonaga nari kugira ute nari kumufasha ariko akajya mu buzima nk'ubwo abandi babayeho mu nyuma se wigeze ubasha kuba wagira hari ikintu byibura uvuga ngo uramufashije wenda cyangwa se hari ikindi yindi activity yigeze iba nyuma yaho mu by'ukuri urumva ko nari ngezeho kuvuga yuko twari turi namujyanye mu rugo akirangiza kunyisanzuraho
nibwo yageze aho ambwira ati muntu wanjye rero ukuntu ibintu bimeze bibaye ngombwa yuko ngewe nkubyiza ukuri. Nibwo yambwiraga ukuntu yavukanye n'ibitsina bibiri, akirangiza kumbwira ko yavukanye n'ibitsina bibiri, igitsina gore n'igitsina gabo. Ndamuganiriza ambwira ukuntu yatangiye anyisanzura nyine nk'umuntu wo mu muryango nka mukuru we, atangira ananyereka ukuntu mu gatuza nyine yameze n'amabere nyine aranakuragira hano mu maba manini maremare. Arambwira ngo yagiye kuyibagisha. Nabaza se ko mbona nyine wavuze ngo ababyeyi bapfuye ukiri mutoya, ushobora kumbwira amafaranga yo kujya kwivuza ahantu wayakuye? Ati rero nkiba ndi mu rugo iwacu ari nabwo nafataga inuza amafaranga n'umunani wanjye, nifite 8, ndavuga ati reka ngurisha 8 wanjye hanyuma amafaranga ngira ute nyivuzemo, kuko bavuze ko nta kintu uzagira ute nzimarira. Bakirangiza kuvuga ko nta kintu wenda muri make azimarira, ndavuga ati wenda unuza yanjye amafaranga yanjye cyangwa se 8 wanjye reka ngugurishe. Nyugurishije niho nakuye amafaranga yo kugira ute yo kwicisha amabere. Ndamubwira ati ngo sawa warakoze, none se warakize neza? Arambwira ati rero ikibazo kindi ngifite nuko bashaka guhindura umuyoboro wo uvana inuza mu bugabo umusemburo mu bugore bijyana mu mugabo. Nabaza se none se iyo ugiye, kuko yabaye ngombwa nanjye ko bwari nk'ubwa mbere numvisha umuntu ufite cyangwa se umeze uko nguko, byabaye ngombwa ko mubaza ati se iyo ugiye kwihagarika bigenda bite? Ndabimubaza ngira amakenga nyine, usibye ko gusa pe munambabarire kuko nabonaga ko ndi umuntu yari yabangize kumwisanzuraho, byabaye ngombwa ko namureba ngewe ku giti cyanjye. Ndanamureba rwose, ndanamureba ndavuga ati nta kundi ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nibyo. Ndamureba ngiye nyine kuko nanjye numvaga kugira ngo numve ko mu mutima wanjye ukeye, naravuze ati reka nanjye myirebere. Ndavuga ati reka ndebe, ndareba nsanga nibyo. Ariko aza kumbwira ukuntu muri we iyo agiye kwihagarika nyine atihagarika nk'abagabo ngo ahagarare, ahubwo agenda kujya kwihagarika nk'abagore, arasutama nk'ibisanzwe. Nanabicunza nyine kugira ngo mbirebe. Nanone agiye nko muri toilette nyine kwihagarika, ndabimucunga atanabizi, ndabibona ariko ndicecekera nyine. Ariko naje gusanga ari byo mu by'ukuri ntabwo abayeho mu buzima bwiza, usibye ko abantu bose wenda hari ababaho mu mibereho mibi, ariko ugasanga hari n'abarengeje cyangwa barushije abandi. Mu by'ukuri naramurebye, noneho mu kumufasha mu bushobozi bwanjye nari mfite, namubaye hafi kujya mu nkomeza kumukasuringa. Iyo nabonaga nk'igihumbi twaragisangiraga, nabona 2 tukabisangira. Kugera n'ubu ngubu ndacyamuba hafi komeza kumukasuringa nyine no kumuganiriza, kumwereka ko ubuzima nyine bubaho nyine kandi no kwihangana. Ariko n'ubu ngubu nyine hakaba hariho n'amafaranga wenda ngo kugira ngo uwo muyoboro bawuyobore nyine bamukorere, ngo bamucenga amafaranga ngo 7,400,000. 7,400,000. Ndamubwira ngo mu by'ukuri yaza kuri nk'amafaranga 80,000 cyangwa 150, nakora ibishoboka kuko we nta mbaraga kigira zo gukora akazi k'imbaraga, kuva bamuca nyine amabere imitsi nyine ngo nta gitoro ikintu gifite imbaraga ku buryo yakorera amafaranga. Ntiyashobora guhingirana, ntiyashobora kujya mbese gukora kunyonga igare kuyahiga amafaranga, nta kintu ashoboye. Ndamubwira ati rero aho bigeze ni ngombwa ko twasaba nk'umuntu ukuba hafi nagufasha, cyangwa se tukiyambaza nk'inuza nk'abanyamakuru bakadufasha no kudusabira wenda ubufasha ku bantu bo hirya no hino, ku buryo twabona ukuntu twabona amafaranga akajya kwivuza. Nibyo nasabaga. Murakoze. Okay, birumvikana aho ngaho. Urumva hajemo ikibazo, hari ubasha kumufasha mu buryo bw'imibereho, bantu mwumve mubasha kuba mwagira ubwo bushobozi, cyangwa se hari n'ibindi bigo wenda by'ama ONG afasha abantu. Ubwo wabashije kumufasha mu bushobozi bwawe uko biri kose, nubwo atabayeho neza 100%, ariko abayeho wenda kubw'impuhwe z'Imana. Rero ubwo ni ukuvuga ngo muri campaign cyangwa se muri gushaka ayo mafaranga yo kugira ngo byibura murebe ko yavurwa. Okay, mbona ukuvuga ngo rero hano kuri The Sam Connect ikurikirwa n'abantu batari bakeya. Ndagira ngo tuze kumenya uburyo haramutse bantu, ndagira ngo dusabe kugira ngo dusabire uyu hajya bavugiye ko witwa Nyandwi Veneranda. Nyandwi Veneranda. Nkuko uyu mupapa yaramaje kubitubwira, turagira ngo dufashe Nyandwi abashe kuba yavuzwa. Bakubwiye ko niwifuza uzasubira ukaba umuntu nk'ibisanzwe?
yego nzaba umuntu ni operasiyo yanyuma isigaye bizahita birangira nyine nzaba nakize. uzaba wakize. Okay, ndagira ngo rero bantu mwumve niba ari na support tutanga abantu, ndagira ngo mudusapotinge. iyo hagize umuntu wamukenera cyangwa se akamushaka, mba mfite ukuntu nahita mbona ako kanya, kuko iyo nagiye gupagasa cyangwa se iyo nagiye gushakisha ubuzima mba nzi ahantu namusize, ku buryo nahita ngira ute nahita mubona, kuko ni umuntu nkunda kubusiga wenda nko mu rugo, ko nta mbaraga aba agifite cyane cyane zo gushakisha, ariko akaba yaba hafi yo mu rugo mu gihe ndahari, kuko ni umunyamutima mwiza nawe, ntabwo ari umuntu wenda warekera ikintu kuri yagipfusha ubusa cyangwa se yakora ikintu. Nicyo mushimira, ndamushimira imbere ya kamera. Ariko cyane inimero wenda dushaka kumufasha twamufashirizaho, twafata 078 18 32 180. Muramutse mutabonye iyo ngiyo, batabonye iyi ngiyi badushakira kuri ino nimero yanjye ni 078 73 43 894. amazina aba ari Nyandwi Venerandi. Aho ni sawa cyane. Reka nimero nazumvishe, ndaza kuza kuzishyiraho no kuzipininga ku kiganiro, kugira ngo nihagira umuntu bakenera azabashe kuba yabavugisha. Izo nimero zombi zitabonetse, mushobora no kuba mwakwandikira The Sam Connect kuri email, nabwo ubutumwa twabubagezaho, cyangwa se ariko mwabanje kuhamagara kuri izo nimero. Ndagira ngo tubashimire kuba mwaje hano, nizere ko kandi n'abantu bagiye kudufasha cyangwa se bakaduha support nk'uko bikwiye. Uyu mwana w'umuhungu akavuga, bumva numara kuvuga uzakora iki bwa mbere? Mbere na mbere nzanza ngiye gushima Imana mu rusengero, narabibwiye. Uzabanza uye gushima Imana mu rusengero, hanyuma ukurikize iyi. Ubundi nkurikizeho nyine gutangira nanjye kujya mu buzima busanzwe, numva nta kibazo. Wa mukobwa mwakundanaga se we bite? Ndamushyira mu mago. Muracyakundana se? Waracyahari ubu ngubu tumuhamagaye? Turacyakundana. Tumuhamagaye yabivuga? Yego. Okay, ndagira ngo tubashimire rero mwe mukurikiye The Sam Connect. Nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora uyikore, ubwire n'undi na mugenzi wawe nawe ayikore. Reka nongere mbashimire, mwakoze kuza. Ibihe byiza.